ufite sheri aranakwemera akubura kurikora kanatongana aye uti nuyu every time muba mudetingana utakanyoni kica ko bangana aye utubu ninjye uriho abasore b'iyi minsi babaye bisare cyane cyane uturengagije n'ababera bo baba baferana aguhamagara be yifuza ko birangirira kuri bed akakwita shera tifuza yuko ukandagira muri church iyo aguhamagaye sweetheart biba biri sweet jari sorte ujyo bakwama aho baskama yeah katira katira yeah katira aho baskama ubu no kuba ufite depanaje ugasigara urwana no kwakira urwaje baranactinga bravo y'amajini nk'iy'abahinde romance kuba dada nk'iyo muri Korea every time muba mudetingana utakanyoni kica ko bangana uti nuyo murakoze cyane. Reka ngusuze kandi mwifuriza ibihe byiza wo kurikira Inendawuti TV show umunsi ku munsi. Reka mwifuriza ishya n'ihirwe muri uyu mwaka turimo, Uwiteka azabane nawe. Nkuko mubizi umunsi ku munsi tuba turi kumwe n'umutumirwa muri kariyeri zigiye zitandukanye, cyane cyane aba young generation nibo bantu dukunda gukorana nabo, abantu nyine bakiri kuzamuka, kugira ngo umuntu utazanamutumira ugasanga harimo n'indwara z'izabukuru. Niyo mpamvu twe twifatira urubyiruko, ni nabo bantu tuba twisangamo cyane. Nyine uyu munsi rero nabazaniye Sam, ni umusoriste mwiza byatari, sangira ngo ubibwire ni Sam, ndarizi Sam ariko Sami niryo rimenyerewe cyane I think. Ego murakoze cyane, amazina yanjye y'ubuhanzi nitwa Sam Skay. Ntago ndi umusoriste, uri umuhanzi muri rusange. Ubwo nge kubera ngo umenyereye ucuranga gitari, nibyo bita binza mu mutwe, nibyo bimbangukira. Ego bo amazina y'ubuhanzi ni Sam Skay ku mbuga YouTube, Instagram, abantu nyine niko banzi. Nishimiye kuba ndi kumwe namwe muri aka kanya. Hanyuma izina Sami rikaza gute? Sami nyine ni Sami, ni Samu n'ubundi ni Samu, ni Samuel, ni Sami ni naringize ngo nitwe dusoma na Samu ndajya twibwire mu buryo bwa gihanzi nyine, banzu dutemo ubundi biba byiza iyo habanje k'Imana ikiganiro tukakirageza Uwiteka kugira ngo nyine ibintu bicemo neza. Urumva mu by'ukuri ntakubeshye, mbere yuko nza hano nza kuza muri iki kiganiro niragije Imana. Bivuze ngo urumva nyine ndi kumwe nayo n'ubundi mu kiganiro tugiye gukora, tugiye kuririmba nyine. Ufite sheri aranakwemera akubura kurikora kanatongana uti nuyu every time muba mudetingana utakanyoni kica ko bangana utubu ninjye uriho abasore b'iyi minsi babaye bisare cyane cyane uturengagije n'ababera bo baba baferana aguhamagara be yifuza ko birangirira kuri bed akakwita shera tifuza yuko ukandagira muri church iyo aguhamagaye sweetheart biba biri sweet jari sorte ujyo bakwama aho baskama yeah katira katira yeah katira aho baskama ubu no kuba ufite depanaje ugasigara urwana no kwakira urwaje
baranactinga bravo y'amajini nk'iy'abahinde romance kuba dada ni nk'iyo muri Korea every time muba mudatingana utakanyoni kica ko bangana otinoyo murakoze cyane. Sad Generation bigire hano hino ndumva iyo ndirimbo ari yacu ni yaba Sad Generation yitwa Nikatira Nikatira I think story yayo se kugira ngo ujye muri ibyo bintu byo gukatira abantu right now byagenze bite? Urumva iyi ndirimbo hashize iminsi 3 byanditse bivuze ngo ni nshyashya ubwo tugize umugisha wo gusogongera ku ndirimbo nshyashya ya Sam. Yego bivuze ngo naricaye ndareba nyine ukuntu bihagaze muri iyi minsi urabyumva kuna abantu bose barakaye ibintu muri iyi minsi abantu basigaye baferana sinzi nimba utarahura nabo byatari ibintu byose byaje mu mate ibintu byose byaje mu imibare ndavuga ati nimba umuntu aba afite umukunzi afite n'umubesto kubera icyo utabaho ufite depanage umuntu wazaje bivuze ngo urabona nararebye nyine mbona ibintu biriho ibintu byabaye danje muri iyi minsi abantu basigaye baferana usanga muri buri ntara cyangwa se muri buri quartier umuntu hafite nk'umukunzi urabyumva yaba atari umukunzi akaba ari umubesto ndareba ndavuga ati nyamara ibintu ni danje nyine. Hari n'akantu nabonye ejo bundi karimo gatrendinga ko umupasteri yari arimo abazwa ibibazo n'urubyiruko muri Nigeria bamubaza ngo umuhungu n'umukobwa ngo bashobora kuba inshuti bisanzwe tavuatire kareka ibaze iyo bigeze naho pastor abibona ko ibyo bintu bidakunda ubu inshuti bisanzwe se oya subonge nyamara byakunda biba inshuti n'umuntu biba bigoye nyine ubwo iyo bavuze inshuti bisanzwe ni hamwe umuntu ahita aba nka brothers and sisters akajya gusura akaba yanarara uwo wabishobora wowe kurarana n'umuntu bugacya urumva nyine niyo mpamvu nanjye navuze urabyumva muri iyi ndirimbo hari ahantu uvuga ngo umuntu abakeneye depanage twazishyira muri depanage izo nshuti kuba mubanye gutya simbizi gusa nyine ikintu kiriho cyo nuko muri iyi minsi abantu baraferana nyine real love ishobora kuba iri kugenda irangira hari igihe umuntu aza kubera inyungu runaka gukeneye nyine baba babarana ariko n'urukundo rwa nyarwo ruba rukiriho buriya ruba rukiriho ahubwo nuko ruba ruri hake. Indirimbo yo yaje kubera nyine era turimo muri kino gihe cyangwa ni story wende ya story natekereje bisanzwe ntago ari story yabaye ku muntu nzi oya naricaye mfite gitari nkinya ya manota nyine numva ni story je banza kuzana ijambo ryitwa atoke nigo bije gute se numva biranze urabyumva nyine nagiye ntekereje amagambo menshi urabyumva rero nkoze nyine agakarasi k'iyindirimbo ndakaririmba nyine numva nyine biraje amagambo araza ndayahiga ndayandika ibindirimbo. Okay noneho nka Sam wowe iyo urimo wandika imirongo yawe ubwo ndajya tubanze tuganire kuri kariyeri ho gato nk'iminota 5 duhite tujya noneho mu nganzo. Nka Sam iyo urimo wandika imirongo yawe point of view yawe iba ari iyi bivuze ngo gahunda yanjye mba mfite abari gutanga message kandi nkayitanga ku buryo biri bworohere buri muntu wese yaba ari urubyiruko yaba ari n'umuntu mukuru ku buryo hari ikintu ari bukuremo. Ubikora gute kugira ngo ubikora gute kujya indirimbo ibe ifite vibe nka Katira ifite vibe nyine urayumva ubundi njye biba bigoye byonyine no kujya njya mosting abaraperi ariko nkaba namukoresha interview nuje kandi ari umuraperi arimo ararapa na beat nyumva ariko byo yerenge kugira ngo nyeganyege nyine sinzi ukuntu umubiri wanjye umeze niba ari imbaraga nyamba nifitemo ariko iyo ndirimbo nge nakubeshya ntabwo ari kugufera nyine inkozeho nyine itumye numva ari indirimbo na vibinga numva nyine biranyoroheye tu kuyivibinga kugira ngo ukore indirimbo irimo vibe irimo na message ni ibintu huza gute urumva mbere na mbere urabanza ukareba ukavuga ati si iki kintu abantu nshaka kubaha bakunze iki ni urubyiruko rero urubyiruko kurwicaza hari ukarukenera blues style ni ibintu bigoye ko urubyiruko rwakicara ngo ruyumve nyine ugahita ujya mu njyana bazumva urubyiruko ruragoye cyane urubyiruko turagoye bigatuma rero nyine uhita uvuga ati ikintu azabyina mu gihe ari kukibyina akanacyumva nyine kitazamurambira
nubwo buryo ki nyine uhita ukoramo iyo njyana ukavuga ati kankora injyana idatuje ku buryo izabasha nyine kugenda ituma nyine anyeganyega nawe ubwe atabishakaga. Urumva ko wowe ufite uburyo bwawe wandikamo buri fresh uhuje nyine n'ibiriho kuri iki gihe. Ntago ujya ugira impungenge ko bashobora kuvayibinga bakibagirwa message ishobora kuba irimo? Hoya biragoye. Impamvu ngerageza gukoresha amagambo yoroshye buri muntu wese yakumva agahita afata, cyane ko ni nayo urubyiruko katira mbibwiye mama yajya ngo ni nko kudepansa ntabwo yapfa gutabimenya. Wagiye wumva ko harimo amaslangs menshi urubyiruko rusanzwe rukoresha. Nyine ni ibintu mba narakoze nkavuga ati byakanga byakunda ntago azumvira ijambo yumva ari ubwa mbere. Yego. Hanyuma haba hari indirimbo ziri trends nko muri iki gihe. I know ko umuntu uzi gucuranga gitari abafite indirimbo nyine iri trends akunda kwireferaho. Ngi umenya bwa mbere ko abantu bacuranga solo bacuranga gitari yari ucuranga acoustic. Sinzi nawe niba ari ucuranga cyangwa bitandukanye, nge nago nzi ko bitandukanye na acoustic. Yancurangiye saa moya igihe yari igezweho kirya gihe. Nge numvaga nyine indirimbo mucuranga nizimara nezike gumva indirimbo zikege nago wazibonera sound nago wazibonera amanota ngo yafate uyicuranga. Hari indirimbo iri trends muri kino gihe nawe wiyumvamo nyine ucuranga bigacamo fresh. Yego. Ni ngiye ngo hito dutamo mbona ntago ari ikinyarwanda. Urangoye. Ntago ari ikinyarwanda. Ugiye gutuma mbiri icyuya ngiye ndi kumva icyongereza cyane mbiri icyuya rwose nari no zuba. Oya nubundi nta icyongereza twese yo tucyumva kwa kataro rurimi rwacu cyangwa uri kukivuga hari gihe babigoye sometimes ariko nyine ngiye biriho na square bita y'Uburundi rwego. Ariko naribi niba wumva ariyo ndirimbo iri hit nyine wadutamo naribi cyane. Wabanza ariko kanadukubita intro yayo gatoya umuntu akaba ayihiga mu mutwe ahimba cya cyongereza cyacyegeranye. Bivuze ngo ni style ya blues. All I dream of is your eyes, all I long for is your touch. And darling, something tells me that's enough. Ooh, you can say that I'm full, and I don't know very much, but I think they call this love. They say so let's face it. You hug me at hello. Hesitation never hugs. How could this be anything else? Well, all I dream of is your eyes. All I long for is your touch. And darling, something tells me that's enough. Niyongeho kabisa. Urumva ko all you dream nyine ibintu nk'ibyo ibintu by'ibyongereza biratuvuna. Ubwo tuvuye kuyakera iyo ndirimbo wadusobanura nyine nuzaza hari umuntu nyine uyumva bwa mbere mu matwi gahite muryohera akifuza kuyumva. Watubwira umuhanzi wayiririmbye iki byose? Numva nkubwire ikintu kitangaje. Iyi ndirimbo nayumvisha kuri TikTok. Kuriya nyine yakani. Kuriya tubari dutoye. Nagiye nyibona kuri TikTok abantu bayikora nyine bituma nyishaka. Nsanga yitwa I think they call this love. Ndayiga nyine ndayimenya ndayiririmba. Umusani nawuze. Umusani ntawe nzi. Cyangwa umwimye shout wanze kumuzamura. Oya, nta mutima mubi. None ubwo tuvuye mu ziri trends mu ndirimbo za kera ishobora kuba ari karahanyuze, ishobora kuba ari indirimbo imaze imyaka 10 wenda kuzamura, sinzi imyaka ufite, ushobora kuba warazibyinnye.
biragoye ko nabona wese ugenda aba yanabyina. Ushobora kuba warazibyinnye ufite imyaka 5 ukaba ufite 15. iyo nzi ya kera ngerageza kuyikina kuri gitari ariko ntabwo nzi kuyiririmba neza, ariko amajwi abajyamo fresh. abantu benshi baba banayizi. nanjye yo ndayizi kabisa. wayimenyeza wese kutatulirimbiye uratutuburiye. ntabwo mbatuburiye, ntabwo nzi kwikurikiranya neza, ifite ibitero bigiye bicanganye. Nje nawe nzi ko haba harimo izuba rirarenze. nanjye kuririmba numbona ndirimbo uzamenye ko nasaze rwose, ni ibintu bitari ibyanjye habe namba. Habe na zero na Rwanda nziza nabaga ameze nka babandi. Twebwe iyo utaririmbaga baragupfukamishaga, wapfaga kunyeganyeza umunwa tu kugira babone kuri muraririmba. Kuko iyo barushijwe either wari kubasiga cyangwa bakagusiga, ntago byari gushoboka kujyana na butazi kuririmba. natwe tuba turi kubyiga n'ubundi. Bigeze kumitishamo ngo ari ukuyitera kuri asembo no kujya kunkoropesha. uhitamo kujya kwikoropera uko kuyitera noneho ngo bangendereho. Nari kubayobya yari guhitema ari iminota 9 byari kugorana. Na ya kera se uzi noneho neza niyo yaba atari ya kera cyane. ntabwo yabura. kuva nge nyivuka sinigeze mbona mama wambyaye, namenye ubwenge mbona mbana na papa gusa, nkabona abandi bana bamagara ngo mama ariye. ibyo nabyumva umutima wanjye ukababara, nanjye mbaza papa ni mama wambyaye abahe. Papa aransubiza ati nyoko wakubyaye yaragutaye, yakunanye kera cyane ukiri muto, ngo nashoboye urugo rw'abatini. Yego we, Imana izafashe mama azibuke ko yasize umwana usigaye uzi kuririmba. Imana izafashe mama azibuke ko yasize umwana ubu wabaye umusore. Genda shimira papa wanyitayeho nkiri mutoya, wasangaga kubita hirya hino ashakira umwana we ubuzima bwiza. igihe namurushaga ntiyabyitayeho papa. Imana izafashe mama azibuke ko yasize umwana usigaye uzi kuririmba. Merci cyane kabisa. hari indirimbo zidasaza z'ibihe byose kabisa. Ubundi hari ukuntu umuhanzi asohora indirimbo akavuga ni y'ibihe byose, bajya bumvira kuri izi. Iyi ndirimbo na mukadata ya andi bumuntu, ni indirimbo nyine ni ibihe tuzabamo tu. Ababyeyi basiga abana ba mukadata, abantu bafata abana nabi, ni ibihe tuzahoramo.
cyane. Bigenda bitese kugira ngo habe hari indirimbo zimwe twite z'ibihe byose kuri realite nyine apana, kuko umuhanzi wese asigaye asohora indirimbo kavuga ko ari y'ibihe byose tu ariko ugasanga ukwezi kumwe abiri. Ni n'ikibazo dufite muri industry yo mu Rwanda, nta ndirimbo igihitinga amezi angahe 3 4 abiri abahagije. Munge ku ruhande rwanjye ukuntu mbibona nyine hari indirimbo ziba ziri kuvuga ku bintu biriho muri iyo minsi, nyine biri gutrendinga muri iyo minsi biri kuvugwa, hakaba n'indirimbo nyine bivuga ibintu bibaho mu buzima bwa buri munsi. Ku buryo iyo ndirimbo no mu wundi mwaka uzagenda urumva nk'iyi ndirimbo ababyeyi basiga abana biragoye ko bazashiraho. Nyine umwaka wose wajyamo biragoye ko wawujyamo, ugasanga nta mubyeyi nyine habuze umubyeyi wasize umwana. Nyine biragoye cyane. Even niyo yabona ni story nyine duhoramo, umuzi story y'umujyama wasizwe na nyina kiri mutoya, kumva nyine ni indirimbo ririmba ukabona ikoze ku maranga mutima y'abantu cyane. Hanyuma ndagira ngo ubwo urumva utujyanye muri kote y'agahinda, ni wowe ufite akazi ko kukadukuramo noneho. Ndagira mfite abahanzi 3 urahitamo umwe uririmbamo mbere yuko tujya ku ndirimbo zawe. Ndabizi ko nazo zihari. Urahitamo hagati ya Chris Easy na Melody na The Ben, urahitamo umwe nyine. Okay, ntacyo ndirimbe Melody. Kubera iki Melody? Indirimbo ye niyisinzamo nyine. Hagati ya Melody s'ubundi na The Ben wowe uhagaze he? Icyo nkora cyo nuko ndabemera bose. Hari uwo uba wemera cyane, nkanjye ni The Ben. Oya, njyewe umuhanzi wanjye nemera cyane kurusha abandi ntago ari muri abo ngabo. Mu Rwanda? Yego. Ninde? Njye bitewe n'ukuntu nkunda ibintu byo kuririmba nyine imiririmbire. Nkunda Aline Sano byatari nkunda. Ngo nta kandi kazi wihaye, banza Melody uhita ukurikizaho Tamusana cyangwa Aline Sano. Indirimbo ye yari yo yose. Okay, nta kintu bitwaye. Kirebesha n'abasore kabarobesha, ubwoko bwose bw'ibisindisha karabufata n'ababyeyi nzabamenyesha. Si ibintu by'ibikabyono ikagishaka kubarokoye, gahinduranya aba boyfriend buri munsi gafite bade. Hari utuntu ukikora tumurura ukakozeho wese niko ucumura. Niyo avuye mu kibabaro sinzi ko mbega kumiro akakana n'akabandi gashaka ko njya avanse kandi ndi umukambwe. Mbega icyiciro kazi ko ndi umudage kandi amabara yanjye ubwo njyanera kumirwa. Ndi gufesi nk'ikibazo akana kabi kaje kuri ndifo. Akusani wirebesha zagukubita ikinyafu, nuyagana zagukubita ikinyafu, banetara nawe n'ikinyafu. Shaho umusa ibyo bintu mubikura mu gikuzimu. Ubwo se ntabwo wahera umwuka mani. Oya, ntabwo nawuhera kubera uburyo nyine ijwi uburyo rita rizamuka, kandi wavuga iyo uri kuvuga bisanzwe umuvugira hasi, ariko iyo uri kuririmba rita rizamuka. Ntabwo bigusaba imbaraga nyinshi cyane muri wowe. Bisa nta kintu kidasaba imbaraga. Urano kurya bisaba imbaraga. Kugira gutya akaboko kazamura bakubwiye ngo bikora umunsi wose. Kurya ibiryo bisaba imbaraga. Urumva kari akaboko bugira gutya bakwicaje ahantu hamwe bakakubwira ati nyine bikora umunsi wose. Agakaboko burya wava ukajyana kwa muganga. Yashamwe biba ari ibindi. Kuririmba biba ari ibindi. Katujye kwa Aline Sano none. Ubuzima twicuza byinshi, ibibi twakoze ni byiza tutakoze. Aya mahirwe aza rimwe gusa,
ntazongere kubaho ukundi. Niba hari ukunda bimubwire none, niba hari uwakubabaje mubabarire none, kuko ejo ahora ejo, kuko ejo atajyagera, kuko ejo burya hatabaho, none niwo munsi ufite, kuko ejo ahora ejo, kuko ejo atajyagera, kuko ejo burya hatabaho, none niwo munsi ufite. Merci cyane. Ejo hahora ari ejo. None se wayi nyine ukunda Aline Sano kurusha Melody na The Ben? Twe nibo bahanze nyine tuvuga bari hejuru ubu ngubu tugereranye. Hoya bivuze ngo ntagomba kuba mvuze ngo nkunda Aline Sano nagaruka mukunda kurusha Melody. Kuko indirimbo za Melody ndazumva cyane kuruta uko nakumva indirimbo za Aline Sano. Ahubwo uburyo kinyina twaramijwi rya Aline Sano nyine ndabikunda, no mu vocalist mwiza cyane. Hanyuma Sam, hari uburyo bubiri umuntu amenyamo umuziki, hari tara hari no kuwiga. Wowe ni gute uhagaze hehe muri ubwo buryo? Ntabwo nigeze mbyiga. Byaje gute? Mbo gukina gitari ni via wanje wabinyigishije. Nyine ibindi gucuranga. Na korali fondation ye wayimpaye. Korali naririmbyemo ya korali y'abana zamani, muri korali y'abana. Kubera iki muhita muva muri korali yo mutangiye kariyeri? Hoya ntago nayivuyemo ntangiye kariyeri. Nabiretse kera. Kariyeri nyijemo vuba ntago nyimazemo igihe, kubera ukuntu mvuga abantu baransererezaga ntago. Bumvaga nyine bumvaga bakundaga kunserereza ngo mvuga sinzi ikintu bambwiraga mvugana nkaco, kuko zamani navugaga nsaraye cyane, ubu ngubu biri gushira kubera kuririmba no kurya amagi cyane. Hoya ntago kera naririmbaga sinanabikoraga niyo ndeke. None se byaje gute kugira ngo ijwi nyine abantu bangaga ko riri bizarre, noneho kano kanya ribe riririmbira abantu bumve biryoshye? Mbo urumva kugira ngo ndirimbe ni ibintu byambayeho ntari niteguye. Nagiye gucurangira umuntu muri Art Rwanda ya audition ya kabiri. Ngiye gucurangira umuntu muri Art Rwanda, mpageze nyine baravuga ngo ntago groupe zemewe. Uwo muntu nyine arambwira ngo numvishe mfite impano ngo nindeke ndirimbe. Ndaje nyine ndaririmba, mbona amajonjora ndayatambutse. Nyine biranshimisha paka na finali ngera ngaho ndatsinda. No kuvuga watangiye kuririmba ejo bundi muri Art Rwanda edition ya kabiri? Yego. Iriya ngira ngo ni nayo nakubonyemo bwa mbere nge. Ubundi mu rugo nafataga amanota ya gitari bisanzwe, papa kuko yari ayifite abinyereka, ariko nkaba ntaririmba. Nanayijyana ku ishuri nkabwira umuhungu twabaga turi kumwe mucuranza ativuga ko atari yanjye gitari. Byanteraga isoni ntabwo wumva gutabifiringa cyane. Noneho ibaze ko gitari yaguteraga isoni, ibaze twe ucana bavuga ngo dore wa muhungu usetse. Nyine bazi ko utari seriye, ibintu ukora bitari seriye. Urumva ibyo bintu ni danje, bari hatari kabisa. Mu ndirimbo zawe ubu nk'indirimbo ebyiri waducurangira cyangwa eshatu uperefera? Sinzi niba ziri hafi cyazigeramo eshatu ngo uziducurangire. Reka mbakinire ebyiri. Iyi ndirimbo ngiye gukora yitwa Atoke. Byajya bibasaba ubanje kutubwira story y'indirimbo. Nge sinzi nyine, njye nkunda story y'indirimbo cyane kuko bituma ufiringa indirimbo nyine. Kugira utamera nka wa muntu wumvishe ngo indirimbo y'ubuhinzi yo mu Bufaransa ngo akayitura sheri we kubera ntabwo azi ibiyirimo, nazi story yayo. Urumva indirimbo Atoke nayanditse nirefeye nyine hari ukuntu ukunda umuntu nyine ewana ukamukunda nk'umusazi. Rero nayanditse meze nk'uri kubwira abo bantu bakunda nk'abasazi ko muri iyi minsi bitakigezweho. Barabure ko na cameraman yumvireho afite ukuntu ajya akunda nyina agakabya. Oya ntabwo navuze ababyeyi. Mbona abantu basanzwe uko yaba ameze kose, yaba afite amafaranga, ako nyine story irumvikana urahita uyumva.
ntabyo gukunda ukamera nk'inzanga, ntabyo gukunda ukamera nk'ipanshi, ntabyo gukunda ukamera nk'inzanga, ntabyo gukunda ukamera nk'ipanshi. Impamvu ari uw'agaciro kuri wowe niba warahaye igihe, impamvu ari uw'agaciro kuri wowe niba warahaye igihe, ukuraho imbaraga zo kwizirika ku muntu utagukunda, ukwereka ko atagukeneye, ukuraho imbaraga zo kwizirika ku muntu utagukunda, ukwereka ko atagukeneye. Yaba ari umukobwa mwiza atoke, yaba ari umusore mwiza atoke, yaba ari umusore ufite amafaranga atoke, yaba ari umukobwa uhagaze nyasha atoke. Aramaze 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 naho shini, atoke 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 atoke, yeah. Atoke 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 atoke. Wikundira iniga imwe ukundwa n'amaniga atanu, iyi imwe yagucomoka nyamara ugasakuza, dusubira mu isoko bikagucira ishati, inkweto wambaraga nyamara burya iba yakujabukaga. Wasanga umuntu ugukunda akuri hafi, waramwimye amahirwe, iyo nkweto yawe yigere. Wasanga ari naho ugukunda, ukura imbaraga zo kwizirika ku muntu utagukunda, ukwereka ko atagukeneye, ukura imbaraga zo kwizirika ku muntu utagukunda, ukwereka ko atagukeneye. Yaba ari umukobwa mwiza atoke, yaba ari umusore mwiza atoke, yaba ari umukobwa ufite amanyasha atoke, yaba ari umusore ufite amafaranga atoke. Aramaze 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 naho shi, atoke 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 atoke, iyo atoke numvaga ari atoke byatoka nyine nyine n'ubundi ni atoke atoke toka nyine kubwira umuntu atoke atoke nyine atoke. Nje narindi kuvamwe ibintu bibiri, atoke ati okay ati okay cha atoke ni atoke 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 nyine gutyo kubwira umuntu ati hosh shano no wambeshye kuva kare, ntago yoyo wayanditse gutyo gusa, ntago wicaye ngo bitekereza ngo ituyandika. Iyi ntago ari story yambayeho cyangwa ibe ku muntu runaka, hoya story ririyo nge ndabikurikirana, ubu ngiye kubineka none ngiye kubijyamo kabisa. Ntago ririyo, ni ibintu nimagine, ni story nimagine ngenda yandika. Okay, none dutemo niyo songs ya kabiri. Song ya kabiri nayise Slay. Bivuze ngo story yayo hari ukuntu ukundana n'umudada runaka, yari afite akazi runaka mbere yuko mukundana, nyine abantu bakaza bakubwira ati warasaze, kubera nyine ko bamuzi mu bindi bintu, kandi nyamara umuntu arahinduka, ashobora kuba nyine yarakoraga ibyo bintu mbere ariko hakaza guhinduka. Yego. Bakoze inkuru ngo turemerana, baransetse ndumirwa, bambwiye ko utananyikoza, ko wikundira abasore bafite ikofi, nikagodiga kababaza amaniga, kazatuma bananiga ibyo nigize sha. Nikagodiga kababaza amaniga, kazatuma bananiga ibyo nigize sha. Uyu mutoto nawuriye buwate, niwe shuke ngo wamufata ingwate. Uyu mutoto nawuriye buwate,
niwe shuke ngo wamufata ingwate nikagudiga kababaza maniga kazatuma bananiga nagasire ikanjye nimukiborere nagasire ikanjye nimukiborere nagasire ikanjye nimukiriho rubanda barayomba rubanda barayomba umusenge nyobewe aho akukana nagakundiye abaza bambwira simbumva icyo nzi neza nukankunda ati nikagodiga kababaza maniga kazatuma bananiga ibyo nigize sha nikagodiga kababaza maniga kazatuma bananiga ibyo nigize sha uyu mutoto nawuriye buwate niwe shuke ngo wamufata ingwate uyu mutoto nawuriye buwate niwe shuke ngo wamufata ingwate nikagudiga kababaza maniga kazatuma bananiga nagasire ikanjye nimukiborere nagasire ikanjye nimukihorere. iyo nayo ubwo ugiye kumbwira ngo yarizanye cyane ubu hari umutipe yumva rwose agahita abona ikamukora ahantu kabisa musa cyakora uri umuhanga mani njye numiwe kabisa. urubyiruko dufite ukuntu tuba twijagarariye mu bintu ku buryo umwanya n'umutwe wo gutekereza ibintu biba bigoye kabisa. Twanagikoze n'ikiganiro kirekire ubwo nyine barihangana ubundi bari iminota 30 ariko ndakeka twayirengejeho gatoya ariko ntago ari cyane. Rero ndagira ngo utubwire imbuga nkoranyambaga zawe ariko mbere yuko utubwira imbuga nkoranyambaga uratubwira ubu nyine ntago nakorerwa nkubaza ngo uri muntu ki already bamaze kubibona nyine ubuhanga wifitemo ni ahubwo wifuza kugera kuki. Murakoze cyane. Nifuza ko umuziki wanjye nkora muri aka kanya nyine wasakara ahantu hose abantu bakawumva. Wowe ubikoraho iki kugira ngo nyine usakare? Bivuze ngo ikintu ndi gukora nyine ni ukuza kugira ngo mubashe kumenyekanisha kuri aya mateleviziyo yanyu abantu bambone nyine. Ikindi ni kurikodinga indirimbo nyine nubwo ubushobozi bari insazi bari danje murabyumva twara amafaranga byahatari gusa ariko ndi kumwe n'Imana kabisa nzi ko bizakunda kandi bigacamo mu gihe ntacitse intege. Hanyuma hari projet ziremereye z'abahanzi bigeze ucurangamo? Oya. Wowe wavutse target wa kariyeri yawe target byari ukwikorera umuziki wawe nyine? Ntago nari nzi ko nge nzaba muririmbyi nkanacuranga nkuko nabikubwiye kare byaranamvuga. Igihe ubimenyeye nyine igihe ubimenyeye ko gucuranga ari impano wifitemo target yawe yari ukwikorera umuziki wawe bwite apana kuba wajya gucuranga mu zindi ndirimbo z'abandi bantu? Oya nuko wenda ayo mahirwe ntarayabona wenda niko navuga. Nuko wenda ayo mahirwe ntarayabona kuvuga ngo ndakorana n'umuntu runaka gutya na gutya. Gusa nyine nayaje kabisa byakunda. Nje bwo tugana no ku musozo ndagira ngo usabe imbabazi nakwitaga umusoliste n'ubumenyi bucyamba mfite muri bino bintu ntabwo narenzi ko ari acoustic nawe mba nzi ngo ni solo n'ubumenyi bucyamba mfite mu nyine narumva ijwi warikozemo gutya turi kumwe ntago napfa kumenya ngo ni yihe njyana tu. Oya nta kibazo ariko nta kibazo n'ubundi nanjye ndi kwiga ni fondation. Oya niba ari uko wiga neza tu ko birakabije ndi kubyiga wakabaye ubwo nawe wigisha. Birago ntago nagira ubumenyi bwo kwigisha ariko bizaza kandi si kera. Okay, tubwira imbuga zawe najye namamariza umuterankunga wa Inenda Out TV show tuhite tunasoza ikiganiro. Murakoze cyane. Amazina nkoresha kuri Instagram ni samsk
kuri YouTube ni Samskey, mfite YouTube channel yanjye iriho ibihangano byanjye, mwansuraho mukareba mugakora subscribe, comment na share. Imbuga zose nkoresha n'ubundi Facebook, Instagram, YouTube ni Samskey, na TikTok. Ego na TikTok ni Samskey. Ku gasaraba kora ku gatima, ukore ku gasaraba, ubundi wandike muri comment niko bimeze, tuzamurane. Hanyuma Sam, dufite umuterankunga ni Felicien, acuruza imodoka za made in Korea, barazikora, bafite garage ryiza cyane ryizewe, bafite n'ama spare part y'imodoka zose za made in Korea. Ubwo niba udukurikiye wifuza kugura imodoka ya made in Korea, uyifite ushaka kuyikoresha, ushaka spare part, tugane hano Gikondo CGM tugufashe. Nimero zabo ndazipiningaho hano hasi mu kiganiro, mudufashe kugira ngo natwe ibintu byacu bigende bikura, twereka abakire ko batatwishyurira ubusa, bajye badufasha umunsi ku munsi. Ubwo Sam, nawe nukagura nuko uzajya utugana tukagufasha kabisa. Niko bimeze. Gahunda irahari. Gahunda irahari. Ko ntago ubuzinga ejo bizagenda ute, ushobora kuryama cyane ukabyuka wakize, kanapfa byose n'ibintu bishoboka, ariko ntibikatubeho mu izina rya Yesu. Sawa, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kabisa. Yego, mwakoze cyane. Anytime nitugukenera twizere ko tuzakubona cyane kabisa. Sawa. Sawa.